Keve niwe muntu umaze kunanira mu rugo. Keve mukorera iki koko? Kwanze kambara burena nagazega nagaso. Numva semba bwire mwese uko muranga usubundi kirashaje Kive. Ariko mu majoro ntukabura ubwenge. Muhamagaraze hano mwereke dukora umuti. Kamuhamagaraze. Ese ubundi mama ko mbona Keva tunaniye waretse tukamusabira akamujyana mu igororero. Mwana ko mbona wagize uduhese meze bite? Mama wimbeshyira nawe. Ese ubundi mama urabizi ko nkunda Chris. Cyabye se hari ikibazo ko mwakuranye se kandi ni waba twaba turi inshuti z'akadasohoka hari ikibazo. Nese mama ko mukunda nkanabimwereka ariko ajya akoresha buri kimwe cyose kugira ngo nyiri ko atanyitayeho. Urazi se jya ujya kwisurishwa mushiki we urako mukundana na Chris bizagera akwiyumvemo. Squari ibyo mama iyo ni inama nzima pe. Se mwana wa ubundi Chris mukundira iki? Mama ngiye Chris ni umusore mwiza ni bogare ikindi aritonda kandi ngiye n'ibyo mba nifuza ku musore. Aritonda byo pe kandi afite n'amafaranga yize hanze ni umuntu ukomeye. Mbese nyine jya ukomeza kumukunda bizagera nawe ibizi. Nzagerageza ndebe nzajya kwisurishwa ura mushiki we uko wambwiye iyo nama yawe. Mada Karame mutwara. Urabona uburyo kwigisha umwana ko ari ikintu cyiza cyane. Urabona ko business yacu yari igiye kuje hasi ariko ko twigisha umwana wacu Chris urabona ko business yacu yagiye kuzamuka turi ahantu heza. Yego nibyo rwose mutware umwana wacu kumwigisha bitugiriye umumaro kuko urabona yuko business yacu nkuko yari isubiye inyuma akaba amaze kwizamura rwose pe ndabona biduhaye umusaruro n'inyungu. Ese Chris ari hehe ko namubona ari hehe? Ariko mwana wa ibyo byo nibyo pe uramusore naramugushimiye ni mwiza afite amafaranga aritonda afite imico myiza uzakora ibishoboka byose uramusore ntazagira umukobwa umugutwara. Mwana wa uri na mwiza cyane pe ukwiriye uramusore Chris. Ese ubundi mama ariko mama nawe uzabimfashamo. Nta kibazo nzagufashamo uramuryango se ko turi inshuti nta kibazo. Ariko mama wumva kubwira hari ibintu nashakaga kugusaba. Wanyemerera nk'ejo cyangwa ejo bundi tukazagenda mu isoko. Nta kibazo nzagura n'utuntu twiza ushaka agakanzu keza agakweto keza n'imisatsi nzagusukisha mwana wa. Mubwire aze hano tuganire mu gakeya turebe ko ibintu byacu aho bihagaze turebe iterambere aho rigeze. Chris bamuka papa wawe arimo aragushaka. Chris ko mbonuza urukwinuba se byagenze gute? Urukunanirwa cyane. Mukobwa wangu ino hano nkubwire Keva ari Ego mwami ugasambaza ibya Keve. Keva bari kumwe na bya birara bye ntamenye ibintu baba barimo. ariko mana yanjye Keve buriya nzamugirene. Keve niwe uri kujya kwirirwa ku muhanda anywa ibiyobyabwenge. Keve niwe uri mu nzoga. Keve niwe muntu umaze kunanira mu rugo. Keve mukorera iki koko? Chris ko aryamiye cyane. Papa mba nakoze cyane mba nduse uri mbonye akanya ndasinzira nanjye ngibagirwa. Gusinzira nibyo ariko mujye mwibuka gusinzira umaze gusoma ijambo ry'Imana unasenze kuko ibintu tugezeho no kuba warize ukabugeza iki gihe uzamuriza business zacu nuko ari Imana iba yabidufashijemo. Bazamera amazaburi narayasomye narayamaze n'amayakobo nayo narayasomye. Uramwigisha ijambo ry'Imana ku buryo ajya kuryama amaze gusenga. Rwose pe ndamwigisha umwana wanjye urabizi ntabwo nareka kumwigisha gusenga kuko nzi umumaro wo gusenga. Chris mwana wanjye rero ni byiza ko iyo ukoze ibintu byose ukabikora ugashima Imana imbere bituma ibintu byawe ubikora nta kibazo ufite kandi birimo n'umugisha. Urabyumva? Utazagira ngo ko wagiye kwiga ari amashuri ukaba yarangije ukaza ukadufasha kuri business ukagira ngo ni imbaraga zacu ni imbaraga z'Imana. Ndabizi ibaze ko no muri Amerika nigaga muri state nigaga mu twari umva twarasengaga barabintoje nyine gusa nyine uburyo nasanze musenga hano mu Rwanda nasanze bitandukanye n'uburyo twasengagamo ariko hano gusanga mwagiye mu misozi
ngo muri kwiyiriza kandi ibintu byo kwiyiriza njyewe birangora pe nkunda hahita hanjye ariko nyine nanjye gusenga ndasenga kandi twebwe aho state ukuntu twasengaga ntabwo byari intambara wasenga uryamye wasenga wicaye cyane ngombwa ni umutima ku Mana nawe mwebwe ngo murango ngo ni ngombwa mfukame ngo zaburi yose nyisome nyisoze rwose papa ariko se ari zihene wazahirira urabona zidahaze ngo pe nako utazi waragiriye reka ndi umukozi muri rya shyamba rya haruguru yewe cyakora Imana itwitaye muri iyi minsi kubibona cyane umva icyo Imana ikoraga ntibitangaza gusa ubu kumva umeze neza sigaye ndagira icyizere nkabona ko ni imbere ari heza gusumba ya igikuru ubundi gusenga ushobora gusenga uri hano mu cyumba ushobora gusenga ukaja ku rusengero ahateraniye abandi icyo gihe kugira kuko niwagwa ngo urasengera hamwe gusa ubwo byashoboka se iyo usengera ahandi bituma umenyana n'abandi noneho mugahana ibitekerezo bakanakunganira mu by'Imana ukazamuka nk'uko ibi by'ishuri byazamutse ko nta ese ubundi mama ko mbona kiva tunaniye waretse tukamusabira akamujyana mu igororero ko nigenda mwana we ntibikabe nubwo ari ikibi ni ikibi cyanjye ntabwo kumujyana mu ngororero ari byo ahubwo ndibutse hari metere uba hariya mu hagati bahita ngo ikira papa ndabyumva ariko mu kwa karindwi nagiyeyo mu kwa karindwi numva bidashoboka mu kwa karindwi uhasize amezi 10 ibyo birashoboka niko mada ibi nibiki amezi aramye ngo aheruka kuyosanga gusenga mu kwezi kwa karindwi hashize amezi 10 mu byukuri ibyo ni ibintu byo birakwiriye ariko ndatangaye niko muhungu wa kiri bite kuki wambeshe ngo ukurikirana gahunda yo gusenga ukabuneje papa wawe ni ukubera iki mama ari igihe nyine urumva mba niriwe mu kazi cyane abakozi biriwe banisha umutwe ngaho iki mvuye ahangiye noneho nagira no ku buriri kubera ngize avuga reka mbe ngize gutya byamye ntangire nsenge sinzi ikintu numva kiri kunkura kiturutse mu buriri nahirutse ndi kuvuga ngo Mana nziza ariko urumva mba nanabivuze ngo se simba nasenze papa Imana izadusetsa ariko birenze ahanga cyane pe burira hene nisigaje nk'ameza abiri ikabyarara kandi byarara yose nyirayo nawe yarambwiye ati kubona muzitayeho nzongera udukeri ni ukujya turashaka isaso ryinshi ibikwa n'ibiki n'imiharavumba byose tukarunda hano noneho zikajya zihashira intuza tukabona ifumbire ubutaha umva tuzagurisha ifumbire nyinshi kandi uramukira azayaduha kuko ifumbire risigaye ryarabuze Chris urukunyumva ibyo bijyanye no kuja gusenga ndaza kubisubiraho nimugoroba ahubwo nagira ngo tugaruke kuri business yacu ituma duturushaho gutera imbere nukuvuga ngo rero icyo nacyo mwaba ugitekerezaho na mama wawe kuko ntabwo amezi 10 ntabwo nyumva neza ntabwo bishoboka cyangwa nuko urukubona wabaye umusore ufite no guhangwa bagize ubwabo ikiroso cy'ikintu cyazo ntabwo ari ibyo ngibyo ubwo ukaba wambwira ibintu bya business ndabizi n'ubundi icyo umpamagariye papa tumaze kumenya nawe kwinyuza kure ahubwo ni business ushaka kumbaza ubwo bimbaza okay urabona umaze kuba umuntu w'umugabo rero uko utangiye kuzamura business yacu nagira ngo mu kanya ugiye kutunyuriramo nge na madamu na nyoko turebe aho bigeze turebe icyakongerwamo kugira ngo business yacu irusheho gukomeza kugenda itera imbere kugira ngo n'abana muzabyara kugira ngo bazarusheho kuba neza kuko ubu duhagaze mu muryango wa mu metre ngabo umunyamategeko w'abakristo n'ubu ako umenye dufite namba ziwe washobora kuzamudufasha zana hano muhamagare mwana watubwire tuguteza amatwi twumve rwose aho business yacu igeze tuguteze yombi papa rero nawe mami nibyo nyine nababwiraga cyangwa se nk'uko nyine n'abandi babyeyi bose bakagombye kuba babikora banabizi buriya iyo wigishije umwana wawe neza ukamwigisha ahantu heza ugakora igishoboka cyose ngo abone ubumenyi bukenewe buriya uba uri kwiteganyiriza
hari ababyeyi benshi bajya bakwishyura minerivare ku bigo byiza ngo ni menshi kandi bayafite bakajyana abana ku bigo bidafite uburezi bufite ireme bari gupfumfunyira amafaranga ariko n'ubundi abana babo bakazapfa mu mutwe nyine bakitwa ngo barize bafite n'ibipapuro bya diploma ariko nta kintu babimaze. Rero mwebwe iyo step mwarayirenze mwanyigishije neza ndanabashimira inyungu rero mwatangiye kuzibona. Reba urugero nasanze business zacu zose zaraflopinze zaragiye hansi ibintu byose hafi no gusubira tugiye gufunga imiryango kubera kunyigisha neza n'ubushobozi Imana yaduhaye munyohereza kujya kwiga muri Amerika naraje ibintu byasubiye ku murongo. Rero ikintu ngiye kubabwira ni nayo makuru nari ngufitiye papa nuko winyejeje hirya no hino ndabizi umpamagara ugiye kumbaza ibya business. Niyo mpamvu Imana iri kugusetsa nawe waba umeze neza nishimye mwana wanjye nubwo siko yadutaye hari n'igihe ari isomo Imana yashakaga kuduha. Hari igihe iyo tumugira papa wanyu mwari kuzitwara nk'ibicucu nkabino bana mukaba inzererezi mukagira ute ariko nshimaga Imana ko yampaye abana n'ubu banyumva. Hari igihe mwari kubona ko mukajya muratubona turi kumwe mukitwara uko mushatse. Hari impamvu Imana ikora ibintu. Hari impamvu yabikoze nta kiba nta mpamvu ubundi ku Mana cyane cyane rwose. Ariko mego hari akantu ushaka kukubwira. Nkumbuye Ariya mukuru wanjye ndamukumbuye pe. Ariko si Mana sha nanjye nkumbuye umwana wanjye nta nubwo aheruka kumuhamagara ubusinza no kumuyabese. Njyewe ndamukumbuye cyane rwose nubwo twasiganaga ariko ndumva mukumbuye. Umva Imana nsenga nzi ko imbere yaho ntari umubyeyi kandi izabikora. Ese ntabwo ajya kuvugisha nyine yamvugishaga yarambwiye ejo bundi ngo yateye umuntu ngo unyuze aho ngaho ngamutera amayinite abarampamagaye nimero ntarinzi nayo ngize niba batubuzima mbona arampamagaye none turavugana ati nyirayo aragiye ngo amayinite yandi kuyamara ntaheruka gutira telefone ngo ampamagare ariko nzi ko Imana nsenga iramurinda. ni ugukomeza kumusengera cyane akabaho amahoro cyane rwose. Rero business aho bigeze ubu umva 100% biragenda neza biragenda. Hari ya business iri hano i Musanze yego iragenda neza, hari n'indi dufite ya indi y'Urubavu nayo yari yanze urukumbira ngo iyo ugiye no kwishyira ku isoko ihereza abantu ama franchises bayigure nayo ubu ngubu byose bimeze neza. Mbega mutuze ntabwo nsinzira ubusereka nsinzira nakoze. ku buhinzi bw'ibirayi ukurikirana uko bimeze. Ya ku buhinzi bw'ibirayi nabyo ndabikurikirana si kenshi ariko ibirayi byo ntabwo mbanye bigeze ntanakubeshye mu byo twize papa ntabwo muri Amerika twigeze twiga ku buhinzi bw'ibirayi ariko urabizi ko ari amahugurwa nagiyemo muri Israel yerekeranye n'ubuhinzi. So rero nasuye wa murima dufite mu Kinigi n'undi dufite ira mu Bigogwe muri Nyabihu nasanze naho ibirayi bimeze neza. Mbega ni imigisha pe y'amasengesho yawe ukuntu ujya usenga bikomeje gukora Imana itwitayo wagenda ku bantu iri guhakiya gusumbya abandi. Okay, kubera ko mba nashize umuntu ubishinzwe ugombye guteresha umuti kandi umujyanama w'ubuhinzi n'ubwo icy'ingenzi nuko ugenda ukabona nta mu murima bimeze neza nta kibazo. Allo ni Maître Ngabo twari tugushaka mu rugo ngo uze utugire inama. Uraje sawa bwino. Ahubwo papa nyine mu kanya hari umuntu turaza kujya guhura nabwo bijyanye n'izi business nkomeza nyine nkora collaboration n'abandi bantu bakomeye kugira business zacu dukomeze kuzamamaza no kuzigeza kure. Rero ndarushye umpamagaye aribwo nari nyiryama nari ngoyetse reka nsubire nkubita imigonero nk'iminota 30 ubundi usigarana gana na mere. Mwana wa wigendeye rwose. Ariko mbere yuko agenda nagira ngo yenda dusubire kuri ya jambo ry'Imana babwira sibyo mu minota mikeya cyane sibyo. Nuvuga ngo hano mu Rwambere rwa Petero 3:8 haravuga ngo ibisigaye mwese muhuza imitima. Ukubyumva neza ibisigaye mwese muhuza imitima mubabarane mwicisha bugufi mu mitima ntimukitura umuntu nawe yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse aho kumwiture kumusabira umugisha. Cyane kuko bivuze ngo mu mirimo ukora ushobora kuba washizeho umukozi akagukorera nabi ariko iyo umworoheye ubasha kumugarura mu nzira cyane kuba warize mu wize abatandukanye mu utarize. Bitamwirukana niba nkubwiye ngo ucana ugaca ku ruhande bitamwirukana. Oya Bibiri irakuyobora kugombye kwitwara ushiramo igicuru gacaha ariko ugombye kubireba ukuntu ugombye kwitwarika ku murongo uburyo ugombye gukora ibintu neza kandi bikagenda birimo n'umugisha w'Imana.
uzi ko ari ibyo nta muntu udakora ikosa koko. Yego. Ngo nta makosa nakoraga ariko mbabarira njye kuryama ijambo naryumvise sibyo. Urakoze cyane. Mama uramubwiriza. Reka nze mubwire, reka nze ndadusenge mu minota mike ibiri gusa, sibyo? Mama, ikibazo mufite ni iki? Wa muntu mfite umwana hano wananiye aranywa ibiyobyabwenge, imisatsi yarayihinduye yarayikaraze sinzi ukuntu yayigize, mbese umwana wanjye sinzi ukuntu nabikubwira. Umwana wanjye yarananiye mana, ubu ngubu abantu barampamagara ngo umwana yaryamye mu muhanda, bakampamagara ngo hari nabo agenda agafata mu mashingo akabambura amatelefone, mbese amaze kunanira. Fasha. None umwana afite imyaka ingahe? Ni na mukuru se afite imyaka 18 gusa. Uwiteka Mana yacu, byirengero byacu bizima, turagushimye. Tugushimiye ko waduhaye umwana Chris, tukamwigisha akajya kwiga hanze, akaba yagarutse akari kudufasha mu iterambere twari tugezemo ryari risa n'igiye gucika intege. Tukareba ko ubuzima bwazemera wenda nyuma y'ahanga erega na via azicuza siko azicuza icyatumye aduta kuko yari azi ko tugiye kugaragara ku karubanda tubayeho nabi ariko erega kuba utarabyaye abahungu hari n'igihe ari kumubyara akatubera inziro cyane rwose ari ubundi bintu byose ni ku murongo cyangwa ubundi twe turi ingumba tuzaba kubyarira abo bahungu. Mama ko numva uriya mwana imyaka afite ari mikeya, bari abana bakoresha biriya bintu hari amategeko abahana. Izina ryawe gucubahira. Gusa twongeye kukwereka umufasha wampaye uduhe kuja dutanga inama kandi dusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ibyo tuzakora byose nibihabwa umugisha nawe tuzagushimira tuguhimbaza. Dufashe utwiyorere byose mu izina rya Yesu. Amen. Tugomba kumuganiriza amategeko atari yamugonga. Ejo nzaba ndi kwa Chris azaze tuvugane. Yego ibyo tubwiye turaza kubikora. Burya twebwe no kwa Chris turi inshuti. Niyo mpamvu nakwitabaje nk'umunyamategeko wawe. Yego. Kugira ngo uze umfashe. Uyu niwe Kevin mwambwiraga? N'uyu nguyu nakubwira. Mama Joyce ni karibu iwacu urisanga, wari ukumbuwe rero ngufite n'amakuru ashyushye warabuze. Kagira inkuru sinibyo byari binzanye, nafite ibingenza, maze iminsi mbona umukobwa wanjye atameze neza, ubundi nagiye kurambona byarakaye ntameze neza ntashaka kuvuga, ndabaza umukobwa byagenze bite kumeze gutyo, nangwa ati mama rero ati nakunze Chris ariko ngiye mbona atanyitayeho. Umva jewe urabiza yuko abantu bakumva siko turakunda mana ngi nishakira ibiciro se mwana ubuzima uri kubona ukuntu budufashe umuntu yabaho gute. Chris yambabari ibiyobyabwenge ukabireka ariko ndekera icupa ryanje ariko wewe ndi wambabari ukabireka izo renge mujye mu imbabazi ngusabye mwana wanjye ibyo biyobyabwenge ntacyo bisaba ako semere wagiye ureka izi kwa iswingiza ababasti zitakiri gute se ariko Kevin mwana wanjye ibi biyobyabwenge ibi biyobyabwenge wambabari ukabireka bizakugeza ku akirata sister ibi biyobyabwenge bizakugeza ku kiko mba nzabarabure kugeza ryari ko semere kwanze kambarabure nahagazega nagaswe umva simba bwire mwese uko muranga usubundi kirashaje kive jewe buratsura ko muumbe wanyu papa reka bazana baba nta n'umusozi yerobora jewe natekeje kugumanga jewe ndi umwe ku mubumbe urayumva jewe vize umubumbe wanje ngomba guturaho nta wundi muntu n'uwe nshaka kuza mvangira muranyumva neza mwese nyine ukuntu bimeze ewa ngeze Musanze mura n'umubebi ewa ifite inoti kabisa niba baradufite ewa yambaye umukobwa muzi nakumugiye inama pe ukunda gusa mana yanjye umwana nzamugire nte ntacyo ntamukoreye namwigishije imodoka byaranze namujyanye
mu myuga iyo ari yose mwigisha amashuri ari yose muha icyo ari cyo cyose nkoresha uko nshoboye ubushobozi bwanjye bwose nabumushyizeho ariko umwana yarananiye nzamugire nte ni uru rwego byagezemo turaje tubishakire igisubizo twakuba imana iturinze ibintu byose izabiduha kandi tumva izabiduha izadusaba orangiyemo afite icyerekezo cyo kutuzamera neza cyane. Akunda Chris umuhungu wanjye yo none se ubwo twebwe nk'ababyeyi bura turabikoraho iki sha byanyobeye pe umukobwa wanjye ameze nabi kandi ubwo atameze neza pe nanjye ndahangayitse nanjye ntabwo meze neza mfite ikibazo kiremereye gusa byo mbese ubundi umuhungu wawe ari hehe umuhungu wanjye rero Chris arahari ariko araryamye mbese ubwo sinzi ubwo nawe icyo wakora wahamagara umukobwa wawe ese wowe umukobwa wawe arihe umukobwa wanjye musize mu rugo ariko mu majoro ntukabure ubwenge muhamagara aze hano mwereke dukore umuti kamuhamagara aze mbega wowe Joyce nsanga no kwa Chris ihute banguka ndagutegereje uraje banguka nyaruka